Ikaze kumenya CCTV akanya muri kumwe na Francis ngo bisanzwe reka turebere hamwe rero ko system yavugura imifotora tugiye kureba uko umuntu yinjira mu kuri system akoresheje machine cyangwa akoresheje smartphone akabona imyanya iri ku isoko uburyo bwose butandukanye tugiye kubera hamwe urabona ko ndi gukoresha ama device abiri atandukanye smartphone ngakoresha na machine icyarimwe. Reka rero turebe uko twabikoresha turagenda tureba yenda ufite smartphone cyangwa ufite tablet yenda cyangwa ufite na machine icyo wakoresha muri ibyo byose cyakwereka imyanya iri ku isoko. Reka rero hari imyanya yashyizwe ku isoko myinshi turebe iyo myanya kugira ngo tubashe kugenda tureba n'igihe izarangirira abantu babashe kujya bayapurayingamo. Mukomeze mukoreshe ya comment subscribe kuri umenye CCTV mwari kumwe na Francis. Reka dukomeze rero nkuko bisanzwe tureba uko tubikoresha muri rusange. Icyambere hano dufite nuza machine yacu iri kuri tujya kuri nuza ebyiri. Ya mbere ushobora kujyaho ukajya kuri website yita mifotora mifotora.gov.rw ukayifungura kuri izi machine yawe ukafunguraho mifotora. Urabona ko n'urubuga rwa mifotora mfunguriyeho cyangwa ukabuza link. Urabona ko mfungura urubuga rwa mifotora. Iyo ugeze hano rero kuri mifotora uhituza kuri e-recruitment kano kantu kanditseho e-recruitment ni ugiye kwaka gusaba akazi cyangwa ukagira iki. Ukinjira hano kuri e-recruitment kimwe no kuri telefoni ko naho kuri telefoni yawe naho ubizana naho ukabikora nka kuriya telefoni nayo ugafungura e-recruitment mu buryo bushoboka bwose. Ushobora gufungura kuri browser runaka yenda cyane ukarebamo wenda browser yawe. Hano ndabona ko hano mfitemo browser yanjye bita Chrome nkayifungura. Hejuru hano nkaza rwose nkandikamo nkaza nkashaka iyo bita mifotora cyangwa e-recruitment. Hano nkandikamo hariya muri e-recruitment searching kuri Google na searching hehe nshobora guhita mbona e-recruitment portal. Hanyura hanga kuri e-recruitment portal ntaca hehe ndahita ngera hariya rwose. Noneho urabona ko mpita mbona hano nayimeze kuri telefone bisearchingiye kuri Google nandika muri e-recruitment portal. Ndazana kuri ingi yanto e-recruitment portal nyikirikeho. Nimyikirikaho nkayifungura nabyo birafunguka bimeze gutya. Hano ko nigije ko ifunguka. Ubwo impamvu ndi kubereka byose icyarimwe nuko nduzi dufite machine ukoresha smartphone ngibi ukoresha machine ni hano hasanzwe rwose muri kubireba. Hari imyanya itandukanye mu gihe telefone kiri gufunguka rwose kiri kuza ikiri kurodinga. Ahangaha murabizi ko ibanza kureba imyanya ku isoko. Si ngombwa ko ufite account. Imyanya ushaka wayireba nta account. Kureba imyanya ntago bisaba kuba ufite account. Urascrollinga umanuke urebe imyanya. Rero yashyize imyanya myinshi ku isoko yaba iy'abade yaba A0 A1. Hano hariho igihe murabona ko mifotora yakozwe neza rwose. Hano hirya hari bakwereka uburyo guidingamo ukareba uburyo wuzuza registeringa uburyo ushyiramo konte uburyo yinjiramo uburyo byo wuzuza. Ni ibyiciro bigira kuri 4. Ni ukuvuga ngo mbere yo kwapurayinga urabanza ukaba uri registered muri system. Ya kabiri ukiyinjiramo. Ya gatatu kuza profile yawe. Wa kane ukabona kwaka akazi. Ni ukuvuga ngo hano nakliga kuri apply ariko namaze guhabwa akazi. Nubwo namaze guhabwa akazi murabona ko nibwo buryo nakwinjira amahanga. Iyi myanya iri ku isoko rero ni imyanya myinshi igenewe abarezi abashaka kwifuza kujya mu mwuga w'uburezi. Ni imyanya myinshi rwose ihari nkuko muri kureba ndi kuyibereka kuri machine. Ni iyi rwose kuri website ya mifotora. Iyi myanya yagizeho myinshi bitabujije ko hari n'indi myanya wakapurayingamo mu zindi domaine atari mu burezi gusa. Urabona ko nyuma ya hano hari indi myanya izamo ihari ariko cyane mu burezi niho harimo myinshi. Iyi ni indi myanya none iriho bagiye bashyiraho iki rero. Buri mwanya ufite iki? Buri mwanya ufite urangwa n'iki? Urangwa na titre cyangwa poste runaka.
washaka kwaka akazi muri wize igifaransa n'ikinyarwanda A0 ugahita babishyiraho. Hano ni ikihe kigo cyatanze, ni REB, iri kuri level ya kangahe, ukareba ni imyanya ingahe, ese bagengwa n'ihe tegeko, ni kontra cyangwa ni stati yigenga barimo nk'ibyo. Igihe bizarangira ku itariki 8 byagiyeho gihe ki, ukabireba. Hano bakagenda bakwereka iki igihe gisigaye. Nimba ushimiye umwanya kwakaho urakirika no kurebe ibisabwa, wanze usome ibisabwa byose muri kubireba. Ni iki agomba kuba responsibility afite, nizi scrolling urebe ni yangaye bakeneye iki, bazagomba kuba barize ibiki, qualification afite nizihe ubirebe. Nubona hano byujuje byose ubone kukira kuri apply. Iyo ugize kuri apply uti login in, urabanza ukiloginga in birumvikana. Niba wasanga ari n'ibyo tuje muri system ukabanza kubyuzuza, ariko iyo wabyapplyinze uhita wiyemererwa ukareba ko wujuje ibisabwa ukabona ariho waka. Iyi ni kuri uyu mwanya nembabwiyeho. Twarimo dukoresha mashini, reka rero turebe dukoresheje telefoni uko nayo bigenda. Imyanya tuyibona gute, bigenda bite, biterwa n'iki kugira ngo ubone iyo myanya. Kuri telefoni twinjiyemo nkuko narimo babwira ngo tufungure kuri kurubuga, twinjiyemo imeze gutya telefoni. Niyo murayireba nayo imyanya ngiyi nkuko muri kuyireba, nayo ifite muri format cyangwa format ya telefoni, irabisoma nayo neza rwose, ukaba wakurangiraho cyangwa ukaba wakoraho intuza. Haba kuri telefoni urabona ko iyi ni telefoni ndi gukoresha, birasa neza n'ibyo kuri mashini neza rwose, nta kibazo kirimo. Byaterwa n'icyo ushaka gukora. Urabona ko ndi guscrollinga imyanya, nahita mu mwanya runaka nanjye ngakirika kuri apply, nimba ari umwanya mpisemo ahita muhaza kubona ibikurikiyeho ngibi qualification, nimba ari apply now nkakiraho nkurikije n'ibyo nabonyeho uko narimo bibabwira. Ubu ni uburyo bwo kuri telefoni ukoresha smartphone yawe ukabona yaho imyanya itandukanye kuri mifotora. Warangiza ukaba wajya kuri login yo kuri telefoni iba hano hejuru, urabona kuri login cyangwa register niba uri mushyashya. Ubwo nibwo buryo wakoramo ukabasha kujya gute kujya muri system ya mifotora, cyangwa ukoresha machine cyangwa ukoresha tablet, biterwa n'icyo wowe umva gikoreye cyangwa ubona kiri hafi yawe wakoresha kugira ngo iyo service ubashe kuyihabwa. Nubwo byo twari tubereka uko winjira kuri mifotora wakoresha telefoni cyangwa ukoresheje smartphone ko bizaba bimeze. Murakoze makama rero, mwari kumwe na Francis nkuko bisanzwe. Mwe gukoresha comment, like, mubashe kungurana ibitekerezo, tubashe kugira icyo mutugiraho inama, mubashe kuduha inyunganizi. Aho mubona bitagenda neza mutubwiye ati hangaha muhakosore. Ibyo byose turabishakeneye, inama zanyu turazikeneye. Murakoze cyane, mukomeze mugwe neza.